bampora iki nk'umuhanuzi w'Imana umucamanza nadategeka mu kanya ko bampora iki arekuwe asubikiwe igihano nemeye nka pastor mutaranambaza ndahita niyambura umwambaro w'ubupastoro ngiye gucuruza akabari n'amacumbi y'indaye ubwo bisobanuke neza ukiye oya Imana icyo gihe Imana yaba naba narashutswe naba ari Satani yantumye haratumwe n'Imana ongera bisubiremo bakagira ngo wavangiwe nsubiyemo ngo bampora iki uyu munsi kuri itariki ya 23 nkuko nabihanuye kuva kera kuri The Choice ku Mpemburo TV nkabisubiramo ngo bampora iki ntazajya mageragere na bampora iki nadafu urukiko ni rutamurekura rukategeka yuko ajya gufungirwa mageragere ndiye nzamuye ibiganza byanjye nk'umuhanuzi w'Imana nagiye kanyarira mu mazi kizabona Imana yavuganye nanjye kigiye kugura bampora iki ikibazo cyitwa ngo arakurikiranwe ngarafunzwe wapi cyakoza gufusubikirwaho arasubikirwa ariko waruvuze ngo uragenda ufatanye na Sarongo ntabwo ari Sarongo nahita njya gucuruza akabari n'amacumbi y'indaya none se amacumbi ntabwo bahasabwa ibyangombwa urengeje imyaka 18 wese aba yemerewe kujya mu icumbi akoze cyane mu gihe bitaba rwose ibyo ndabyemeye imbere y'itangazamakuru nabi ari mu Bubiligi Mana wibuka ineza namugiriye wibuka ineza isi yamugiriye ndasengera bampora sengera yacu sengera ribe gahongayire sengera Pastor Mutese no kuzasiba onabure bampora iki sengera Prestige n'izina rya Yesu abanyamakuru bo kuri YouTube ubahe kumvikana